gihanga maze zabashe guhuza ikiganza byenyewe n'ingabo zatwirwana kugira ngo bigende neza. Ikindi wenda papa byaba bifite mu gihe cyose mu 23 yahuze abasirikare position ku yindi natwirwaneho, byaba bisobanuye yuko haba habura agace gato kegera ikiyaga cya Tanganyika aho bitazabihogobogo n'ahandi, ndetse wanakwerekeza Karemi birashoboka. Wenda mu 23 yabashaka kugota Uvira ariko ihuje ibiganza natwirwaneho. Uvira igasigara yonyine mu gice cy'Uburasirazuba cyegera Burundi. Kanyora nk'ube mu 23 igira ingabo muri Uvira ariko ntigira ingabo Uvira, suko M23 idafite agasoza na kanga muri twari ya Uvira harimo Muzinzi na Muramba. Utu duce ntago ari tugenzura. Icyo nicyo nashaka kuvuga. So umuntu ushobora kuba rero afite umusozi adafite centre cyangwa afite centre adafite umusozi witwa gutyo, bafite impamvu zabyo buriye. Ushobora gusanga onese wavanga mu 23 ntigenzura Kivu zombi kuko idafite Beni, idafite Butembo, kuko idafite wenda Fizi cyangwa n'ikizi I don't know, nawe uvuga ngo ntiyobora Kivu y'Amajyepfo kandi ifite governance, ufite n'imbaraga, ifite n'imigi gute kubanga mu 23 nibanzi ibya twarabonye ikora patrol muri ako gasumuzwa du centre. Nta kibazo, reka tubireke, bashobora kuba bahagabana. Nge numva ko bishobora ko ari uko badashaka ko Tshisekedi ngo yaramaze iminsi yabaha amafaranga, bidashaka yuko nyine akomeza kumva izi nyeshyamba zikomeje kugenda zigarurira uduce. Amakuru perezida bafite haba harimo amakuru arutayo babivuga. Perezida buri munsi asoma strep za gisirikare, niwe mugabo w'ikirenga w'ingabo kigira reserve ya petroli idakorwaho, abarundi barayifite, sibyo? Impamvu ibihugu bigira ama reserve ya petroli no kugira ngo bifashije mu gihe izindi nzira zabazanze, ndetse bikarushanwa wenda ni reserve yamara imyaka ingahe, amezi angahe, na Amerika irabifite, u Rwanda rurabifite, Burundi rurabifite, buri kimwe cyose. Rero uyu Burundi bufite leadership, bufite presidence, bufite inteko, bufite ama ministre, bufite buri kimwe cyose, bafite mbega buri kimwe cyose, bafite inzego z'ubuzima batakwemera ko ibyo ngibyo bishoboka, sibyo? Tuzitondera amakuru y'u Burundi, tutazamenya nk'abantu bagwa mu mutego wo kuvuga amakuru ameze nk'agarashitse ku Burundi, sibyo? Seriously babuze imiryango ngo mboruge zigira gute iyo krizi ibaye. Rero urumva yaba ari krizi y'abantu batagira ubutegetsi, ariko ibi na Somalia bimanaginga n'abagaza na Hamas muri Gaza bimanaginga iri guraswa amabombe, urumva? None Burundi hari krize burimo ituma ubutegetsi bwibura kugeza ubwo bubura n'igifasha abaturage. Kuveza z'abantu zicanira generator amatara yakora. Ntabwo nibwira ko ari ibitaro by'ubundi bitagira generator. Habuze essence n'abasirikare bagenda bagashyiramo yo kubisirikare ku isi yose, ho aho ujya hose bisa usanga ari nk'urutirigongo rw'igihugu, kandi nta gisirikare gikena ku isi. Mu mateka y'isi ntabwo byari byabaho. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Bivugwa ko ishobora kuba iri kugana muri Shabunda, ariko nanone hakaba ari n'uduce nanabonye kuri David Mashari TV barabivuze, Twanzibira n'uduce ubona ngiye ntabwo mfite amakuru menshi uko tungana, ariko n'uduce nagiye mbona ari uduce dutandukanye. Ari byo bamwe bari kuvuga bati ese iyi Shabunda hari icyo izasayidira ino mama 23. Ntabwo turi sure, we are not sure, urumva? Yego. Ntabwo turi sure yuko M23 wenda ifite target ya Shabunda zisace. Yego. Ariko urabona twakoze kubigarukaho
mba mbona n'abantu b'abanyabwenge benshi babigarukaho kandi bafite ukuri yo kwibaza impamvu hagati ya M23 na twirwaneho habamo igihanga cyo mu ishyamba rya Itombwe mu duce twa Mwenga n'ahandi. Icyo gihanga mvuze byani na ahantu hari vide hatari deployed, ahubwo deployinze abarundi FDL n'ingabo za Kongo, donc hagasa nk'ari mu rusika hagati y'izi ngabo kandi zikorana. So ukabona ko rero abantu bashobora kuba bati M23 itumberesha bunda nibyo, ahubwo irimo gushaka kugenda ikuramo cya gihanga maze zabashe guhuza ikiganza byenyewe n'ingabo za twirwanaho kugira ngo bigende neza. Ikindi wenda papa byaba bifite mu gihe cyose M23 yahuze abasirikare position ku yindi na twirwaneho, byaba bisobanuye yuko haba habura agace gato kegera ikiyaga cya Tanganyika aho bitazabihogobogo n'ahandi, ndetse wanakwerekeza Karemi birashoboka. Wenda M23 yabashaka kugota Uvira ariko ihuje ibiganza na twirwaneho, Uvira igasigara yonyine mu gice cy'Uburasirazuba kegera Burundi, ariko idashobora kubona imikoranire y'abahari iri fizike n'abandi bazasha bunda gukomeza. Uko urumva ingabo za Masunzu zo muri zone ya 3 ya gisirikare yego bashobora kuba bibereye za Kindu kaza Shabunda Mwenga Uvira. M23 ishobora kuba ishaka gukupa iyo communication iya Minembwe n'iya ruguru bagahuza abasirikare, noneho uko nabanya abasesenguzi benshi babisubiramo Uvira ikazivanamo itarwanye itarashwe cyane ko ngo bari no kugenda runono muri Uvira za ino iriya coalition nyine kugendwa runono uko byagenda nko kuba ubwo ni ukubatata ngo nabo bakaba bamaze kumenya ko M23 ishobora kuba yagezeyo nyine iri kubanika simbizi birashoboka ihafunze rero nyine nuko tutagira amakarita twerekanira aba ibingiye yego nukuvuga ngo hari M23 iri Bukavu hakaba M23 Minembwe ariko hagati yabo ntago bahuza ingabo. Sasa bahuje ingabo rero hari side ya leta yasigara muri West Shabunda Kindu, kuko Kindu ni muri Manyema ariko hari bibi na Shabunda. Hakaba ni side yasigara Uvira ariko igifite akaboko kuri Tanganyika ikagera no kuri Karemi. So abari Minembwe rero Fizi ba General Sematama bashobora gukata bajya ku Kivu bakabafunze inzira iva Karemi iza Uvira. None abari za Kamanyora abari za aho bafashe Zanzibar urimo kuvuga bakamanuka mu ishyamba rya Itombwe n'ishyamba rinini cyane bagahura none na twirwana bagahuza ingabo. Urumva bacu bakoze uruziga bagose neza ku buryo buhagije Uvira nka kuri Goma ari imeze. Bakabayikuye ku mikoranire na guverinoma. Reka kugira ngo abantu babyumve buri mu Ventura gose Sake. Ariko mu kugota Sake leta yari gifite Minova nabwiramana yashoboraga gukomereka n'umujyi wa Goma inyuze aho ngaho honyine itanyuze Kibumba itanyuze Sake ariko inyuze kuri Nzuro mu mazi ya Kivu ikagera muri Sud Kivu. Yego M23 imaze kugota Minova nabwiramana Goma hise yivana automatically bararasanye ariko nta n'amahitamo yindi yari ifite, nta ushaka guhungira Bukavu nashaka kujya muri leta n'indege ntibyari gukunda. M23 ushaka kuvuga uti Uvira bahora dutega reka tuhuza amaboko gutya na twirwaneho twirwaneho igira imbere igere kwitanganyika none ifunga mu mazi nta support leta izabone ivuye Karemi muri Tanganyika muri province ya Tanganyika. Sibyo niho leta izabisigaye honyine nta support izabone ivuye muri Kindu kuko ishyamba rya Itombwe Mwenga zose tuzatwahafunze. Ubwo uwa Kamanyora azaba yihagarariye aho ngaho cyangwa za Ruvungi Uvira zivanemo cyangwa se baza advancing nta resistance ifite. Icyo ni kimwe ariko kitabaye nicyo ushobora kujya barimo kwifata Zanzibar ukazamanuka bitaza Kamituga ni muri Mwenga ukagera Fizi wagera Fizi bakavuga ati noneho dushobora kohereza ingabo zikamanuka niba utazivyura sinibuka neza zikerekera za Rubumbashi wa wundi wageze wafungiye muri Shabunda akajya Kindu kuko Shabunda ntituwe ariko niyo nini muri territoire za Sud Kivu. Yego nini idatuwe ni nka Warikare ariko ni ku marembo ya Kindu n'umurwa mukuru wa Manyema hari ibibuga by'indege n'umujyi ukomeye. Icyo ni kimwe nuko baturuka aho ngo bazamuka bagisangane. So simbizi rero niba bwa buryo buri defensive cyangwa buryo buri offensive nta wamenya biri mu mboneza ya M23 ariko kimwe cyo mu bigaragara ubanze M23 imaze kuzongwa no kuba harano yagiye isiga ikahasigira leta igatambuka igafata ariko ikahasigira leta ishobora kufite challenge yo kugenda ikuramo amapengo agiye ari hagati y'ibirindiro byayo kandi koko ni ikibazo urumva hora mu ntambara zitari ngombwa
Nyangezi yatewe ikiri ndumva ko abantu ba Nyangezi bagiye kuzabona umutekano uhagije kuba abantu bageze Nzibira. Nkekeza ko hagati yaho bagiye bakubura aho hose twagiye tubona za Muramba za hose aho bagiye barwana banyura za Kaniora wenda n'utwo tuntu bagendaga bakuramo kuko aho hose niho abazarendo bateraga Nyangezi bateraga Bukavu baturutse. Ubwo nizere ko no mu side ya ruguru muri Karehe ujya ugaruka muri Kivu y'Amajyaruguru Katana n'ahandi hose mu nkengero z'ikinyubuga kinini cya Kavumu barimo kugenda bahakosora. Yego. So ni ibyo ngibyo mbona M23 irimo kuzuza ahantu hari vide kandi kanafunga communication ingabo ziri muri West n'iziri muri East rero nkavuga ko ari muri Uvira nyine. None se ko na uvuze Kaniora ikindi kibazo aho nabonye FRDC bahakanye ko ngo M23 itagenzura Kaniora ngo yavugaga yuko nta duce ngo bambuwe. Ati nta duce rwose turaduce bakomeje kuvuga yuko turi kugenzurwa na mama 23 ntago ari ibyo nitwebwe turi kutugenzura. Ukabona bashaka kuvuguruza ayo makuru mu by'ukuri M23 ifite utuduce. Hari ikintu gishoboka. Kongo ni nini cyane. Iyo uvuze Kaniora nk'ube M23 igira ingabo muri Uvira. Ariko ntigira ingabo Uvira. Suko M23 idafite agasozi nakanga muri twari ya Uvira. Harimo Muzinzi na Muramba. Utu duce ntago ari tugenzura. Icyo nicyo nashaka kuvuga. So umuntu ushobora kuba rero afite umusozi adafite centre cyangwa afite centre adafite umusozi witwa gutyo. Bafite impamvu zabyo buriye. Ushobora gusanga onese wavanga mu 21 ntigenzura Kivu zombi. Kuko idafite Beni, idafite Butembo, kuko idafite wenda Fizi cyangwa n'ikizi I don't know. Nawe uvira ngo ntiyobora Kivu y'Amajyepfo. Kandi ifite governance ufite n'imbaraga ifite n'imigi gute. Kubanga mu 21 banzibira twarayibonye ko patrol muri ako gasumuzwa du centre. Nta kibazo reka tubireke bashobora kuba bahagabana. Nge numva ko bishobora ko ari uko badashaka ko Tshisekedi ngo yaramaze iminsi yabaha amafaranga bidashaka yuko nyine akomeza kumva izi nyeshyamba zikomeje kugenda zigarurira uduce. Amakuru perezida bafite aba harimo amakuru arutayo babivuga. Perezida buri munsi asoma strep za gisirikare niwe mugabo w'ikirenga w'ingabo. Ahafashwe none se arubwira ko amakuru Tshisekedi umubeshya surinde amakuru yose gutya agira gutya arayazi nese no barimo kumubeshya se ngo batamenya ko hafashwe ngayobeka ko hafashwe ako Tshisekedi nayifuse ni gicucu ntago ari gicucu barabizi azi ko hafashwe aho gushobora gufata ahantu ntuhafate hose. Yego je nicyo mbona kabisa. Dusa n'abasoza masha n'ubundi ni ndakomeza ku Burundi naho nabonye ko uduhinja twinshi dukomeje gupfa kwera ibura ry'icyo twakita umuriro. Ubwo uduhinja batajyona impinja ziba zavutse ni twana tuba twavutse mwino ni unatoroje. Yego igihe kitageze dupfa se kubera iki nta mashanyarazi bagira se kubera ibura ry'amashanyarazi. Mu Burundi uduhinja dukomeje kugenda dupfa. Abandi bakavuga yuko imirambo iri kubura uko nyine ibikwa. Subiza se kubyo byose bikoreshwa n'umuriro. Ese nabyuze ariko we bana bitangaje ko kuva ku itariki ndumva renye kujya ku 14 ahanini umuriro utazaba uhari. Ariko hari abantu bazibeshye bagira ngo Burundi n'abantu batazi ibyiza bizima bikwiye igihugu cyabo. Kuko kubera ko hari igihe turi muri konfuri za politiki na diplomasi tugashaka kuzana ibintu bitanumvikana. Ushakanye n'umwana imbabazi bashaka kumurya. Abarundi n'u Burundi na leta yabo. Ntabwo nibwira ko bari ku rwego ruta mu giswera bita kujyari. Yani they don't care ibijyanye n'imirambo y'abapfuye n'abana bari muri unatoroje. Challenge bagira bayigira y'umuriro bakagira ko bayikemura nk'igihugu kiba gikomeye buriya. Ariko marisha no kuvuga utyo. Ariko ntabwo nibwira ko umuntu wanditse ibyo ngibyo leta y'u Burundi ari itazi ko abana bashobora kugira ikibazo cyangwa niki byanabaye. Bya bitari mu bushake bw'u Burundi kandi ntabwo biri mu bintu byarusha ubushobozi buremere bwa leta yari yose. Leta yabura byinshi, leta yakora kuri essence ya gisirikare ikajya gutanga. No beka mbanze soze. Ntabwo tugomba gukora amakuru arcyoza Burundi nkaho Burundi ari bicucu bidashobora kwita ku bana bari muri natoroje cyangwa se ngo bite ku bantu bafite imibiri ishenguka mu ntuze. Bibaye sibyo yaba ari crise
nibwira ko inzego z'igihugu zitaburira igisubizo. Reka tuvuge tuti amamashini yaba yabuze peteroli, igihugu cyose ku isi ko kibaho kigira reserve ya peteroli idakorwaho, abarundi barayifite, sibyo? Impamvu ibihugu bigira reserve ya peteroli no kugira ngo bifashishe mu gihe izindi nzira z'abazanze, ndetse bikarushanwa wenda ni reserve yamara imyaka ingahe, amezi angahe, na Amerika irabifite, u Rwanda rurabifite, Burundi rurabifite, buri kimwe cyose. Rero uyu Burundi bufite leadership, bufite presidence, bufite inteko, bufite abaminisitiri, bufite buri kimwe cyose, bafite mbega buri kimwe cyose, bafite inzego z'ubuzima batakwemera ko ibyo ngibyo bishoboka, sibyo? Tuzitondera amakuru y'u Burundi, tutazamera nk'abantu bagwa mu mutego wo kuvuga amakuru ameze nk'agarashitse ku Burundi, sibyo? Seriously habayeho insida yaba ku bitaro ibi cyangwa biriya, ariko ntabwo ari insida generale mu gihugu, kandi nta serivisi n'imwe mu bitaro idashobora kudeployinga, gutransfera. Ushobora kugira ikibazo mu bitaro direct Eliza mugashaka ko mukemura icyo kibazo cyangwa mugatransfera case idafite uko muzitaho, ariko ntago ikibazo cy'umuriro, ndavuga mu bijyanye no kwa muganga, kuko ahandi mu nganda byakunda byaba sabotage, ariko bari baranabitangaje, ariko abantu bose bubaha inzego z'ubuzima nk'igihugu, urumva, ku buryo iyo case itajya kumara abantu ngo impinja zashize nk'aho leta y'u Burundi yari rutagira ubwenge, bafata n'iya gisirikare peteroli essence ikajya gutanga imashini mu muriro mu mashini, bakemura ikibazo nk'igihugu. Seriously ukabona abarundi barira batababaye. Propaganda ziriho, propaganda zirwanya Burundi nazo zibaho burya. Uri mu Burundi akaba yabyivugira, ariko arwanya Burundi akabivuga hano mu Rwanda, nabavuga ko abantu batakiriye batagira gute, ukabaza utebo ibyo bintu bikuye he, akabivugira no ku musozi uriho, wowe uriho wicaye ukavuga utiri ku bantu muri manza barataye ubwenge. Ibihugu byose bigira abantu nk'abo ngabo, ntabwo none se reka muhubaze muri politike mpuzamahanga, Uburundi setene kakaotike, Uburundi buri muri kawo kubera ko budafite sanse yagiye n'isukari. Ntabwo Uburundi buragira ku rwego rw'ubutegetsi ngo bavuge ko bari kaotike, ntabwo mbega igihugu cyari cyabura ukitorera, baracyafite leadership iwakinga, sibyo? Ibihugu birakomeye Sandrine. Uburundi ushobora kubura sanse nuko babura politiko wire, ubushake bwa politike, bakabwira Saudi Arabia, urumva, ngo yohereze essence ishobora gutunga Uburundi amezi 6 bayisabye, kuko ibihugu birasabana kandi bikemera. Burya ibihugu by'ibikire bikunda umuntu ugira gute unabisaba. None nkibaza Uburundi bufite ubuyobozi bubona impiza zipfira mu bitaro, abantu ntibugire impungenge, cyangwa ni crise yabe bashobora kugira gute gukemura anytime mu buryo cyangwa ubundi. None abantu bakayoreraho rero umuriro wabuze akaba yarabaye, ariko atari muri ka general, atari ta general, ngo umuriro wabuze muri utabura ni hehe? Igihugu kitabura umuriro ni iki? Impinja zitazipfa mu bitaro hose? Oya, ibyo tubyihorere. Ntabwo nge nzajya mu byo gucyozanya n'ibihugu, nunguko iki segiye Burundi se burangishura ngo nge kubukora propaganda, cyangwa undi muntu nafite kuratumvikana n'igihugu cyabo akagitwika agenge kugeze binyungu iki byo ngibyo. Bibaye ari ukuri nyine ubwo nabyo byashoboka, bibaye atari n'ukuri nge mfata impande zose, kuko ntabwo ubuyobozi bw'Uburundi ari amashitani, ubuyobozi nk'abandi bayobozi ku isi bashobora gutekereza ku migerekere y'igihugu cyabo, bagira challenge y'umuriro kuko n'abandi bayigira, ariko ntibareka impinja zabo zipfa, kuko ntacyo ubutegetsi bupfa n'impinja, ntibareka ababuze imiryango ngo mburuge zigira gute. Iyo crise ibaye rero, urumva, yaba ari crise y'abantu batagira ubutegetsi, ariko ibi na Somalia yabimanaginga, na Hamas muri Gaza yabimanaginga, iri guraswa amabombe, urumva. None Burundi hari crise burimo ituma ubutegetsi bwibura kugeza ubwo bubura n'igifasha abaturage. Uburundi kuri chat buri mu bihugu bifite amahoro, ntabwo ari mu bihugu biri mu ntambara, sibyo? Ntabwo ari mu bihugu bifite failed state. Oh my god, nabuze ijambo nsimbuze etat chaotique. Ntabwo Burundi ari failed state so far, ubu turimo gukora ikiganiro. N'inyeshyamba za M23 zitari igihugu, ziyobora Goma na Bukavu, zibuze umuriro, zakwiyaranja, urumva, zikaranja n'abaturage ziyobora kandi bakabaho. None se Burundi bwanirwa kujera abaturage babwo, kandi hari n'inyeshyamba ziri serious zishobora kujera abaturage babwo, abaturage bazo. Kandi ndashaka gutandukanya ibintu bitandukanye. Leta bari leta uko yasa kose, urumva, yego, niyo rebo zizaba ibaze nka twirwa no par exemple, igenzura abanyaminembwe ku buryo bwose bagomba kubona ikintu bakeneye, n'izo essence nabo barazibona, bazishugurika atari ku bushake bwa leta, bakarya bakabona umunyu, nta kibuga cy'indege bagira. Bene izo effort zikorwa n'abantu
n'itsinda ry'abantu bishyize hamwe zananira guverinoma. Uzi ko muri Burundi ushobora no gushoberwa bukaguza u Rwanda rukabuguriza. Byose birashoboka kuko buriya utumvikana n'umuturanyi umugore wakajya kugise kandi ufite imodoka none se uramwe imodoka imugeza ku bitaro ngo nuko mutumvikana uramujyana kuko ntago ubutabaye umuntu uri mu kaga itegeko ryana gufunga muko zakomeza izangano zanyu ariko wagejeje umuntu kwa muganga n'ibihugu bibaho gutyo rero. So nituvuga ku nkuru z'u Burundi atari biriya birirwa bambaye haga batyoza u Rwanda ukibaza aho babikura twe ntabwo tuzamera nkabo tuzavuga yuko u Burundi bushobora kugira ibyo bushoboye gukora n'ibyabonaniye ariko mu byabananira ntabwo harimo kujera kuveze z'abana kuveze z'abana uzicanira generator amatara yakora ntabwo nibwira ko ari ibitaro by'ubundi bitagira generator habuze essence n'abasirikare bagenda bagashyiramo iyo kubisirikare ku isi yose ho aho ujya hose bisa usanga ari nk'urutirigongo rw'igihugu kandi nta gisirikare gikena ku isi mu mateka y'isi ntabwo byari byabaho usanga nakantu nshatse kuzana kuko utagira muri reserve ya essence y'igihugu kuko barayifite nta reserve ziba zifunze petrol kandi essence yarabuze ariko kuko ari z'igihugu zibitsa ahantu mu bigega. So ntabwo urundi bwageraho ngo ntabwo burakora kuri reserve yabwo nubwo essence yabuze ntiburakora kuri reserve yabwo essence kandi burayigira hazagira umpakanya ko urundi butagira reserve ya essence ari igihugu se birashoboka se. So tugomba kuvuga ku Burundi nabavandimwe ntabwo najya kuvuga ngo abana bashize nta nubwo ari byo nifuza hari incident kayizore yabaye yakemurwa ntabwo ndimo kubona ubutegetsi bw'u Burundi nk'ubutegetsi bwavuga ngo turiryamiye turasinzire turaturamye impinja zashiriye mu bitaro. No ntabwo hari imisi zabo n'iz'abategetsi oya ntibikunda ibyo ngibyo. Ndumva ari ibyo twanasorezaho. Marshal ndagushimiye cyane ukomeze ugire ibihe byiza wakoze cyane. Ubushyizeho cyane ni byiza pe ubundi uvuga ngo nakoze nta cyane washyiragaho nawe ushaka ikiganiro gisohoka ariko hari ikibazo se wakoze nawe. Yego izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars.